dutangiye filime kacu k'urukundo k'uyu munsi aho dutangiye na couple hano bisa nk'ari couple rwose y'ibyamamare ni couple yari mitambuka hano kuri tapi rouge cyangwa se kuri tapi tukura hanyuma umugabo uranga rwose umubona ko umugabo w'icyamamare ati ubu none unakanye ko gusomana abanyamakuru n'abakameramani nabo barimo barafotora nyine rwose ubona ko abantu barahangaha couple iranga ari couple y'ibyamamare rwose umugabo ati soma vuba vuba ati kandi uri ntasha mutwa muguriwe gusa bisa nkaho umugore uranga rwose atishimiye umugabo uranga nyine umugabo uragira gutya apfa kumusoma nyine hanyuma bisa nkaho nyine ari bya bindi nyine byo kwiyerekana nyine ku mafoto nyine no kurya ifoto hanyuma umugore uranga rwose ubona ko atishimiye asa nk'uwiruhutsa nyine bisa nkaho rwose yasomaga umugabo bitamurimo nyine cyangwa se atabyishimiye hanyuma na kindi cyabaye couple iranga rwose ubona ko ari couple y'ibyamamare isiza rwose yinjira mu modoka ziri ahangaha hanyuma umugabo uranga nawe barinjiye umugore atari ko nta kintu cy'umuntu na gito cyagusagayemo kuko umugabo ati ngende Imana yawe ariko hano tugomba gukora ibyo ngusabye byose umugore ati ndashaka gusohoka mu modoka vuba none ahangaha umugabo ati uramenye umugore utaza kundakaza ati utaza kundakaza rwose kuko ntabwo waza asubira imbere ya kamera kuko amwanya umugore agiye gukita afungura ikirahure cy'imodoka kumwe mu gufungura ikirahure cy'imodoka yitegereje hanze abona mu bakameramani harimo umusore nyine usore nabo baramwitegereje nyine ntabwo tuzi niba baziranye umukobwa agiye gukita yongera afunga ikirahure cy'imodoka hanyuma ari nako umugabo yakomezaga kumuhamagara avuga ati Julie hanyuma umukobwa ashaka gufungurira imodoka ku rundi ruhande muri uko mwanya wa musore warimo afotora agira gutya ahita aca ku rundi ruhande hanyuma atangira gufotora umugabo uranga amufotora cyane amafoto menshi amukubita imirabyo nyinshi nyine hanyuma mu gihe bari muri ibyo ngibyo nyine ntabwo tuzi ngo byaje kugenda gute kumbe kuri urwo ruhande ibyo bikirangira uwo musore agize gukita ashimuta wa musore twabonaga arimo afotora yise ashimuta yise acikisha wa mukobwa wari kumwe na wa mugabo cyangwa se wa mugore wari kumwe na wa mugabo nyine ya couple y'ibyamamare nyine hanyuma barakwereka bari kuri uruhande nyine umusore ati nitwa Mayikondo Mukamezi hanyuma umukobwa uranga ati ngo nguki urakamera umusore ati sha nyine ati urihangana nyine ntabwo umeze ngiye nka ziriya mbwa zindi ati rwose ngenda umuntu uraho ngaho usanga nyine ati ntuninye rwose bisa nkaho umukobwa uranga nyine nawe asa nkaho atishimira abakameramani cyangwa se atinya abakameramani nyine hanyuma umukobwa uranga ati ndakwishyura ngaho rero sasa kugira ngo nkure ahangaha ati ayo uri bunsabe yose rwose ndaguha umusore ati nta mafaranga yonyine rwose ati icyo ntekereza nuko nshobora kuba nagufasha ati ngiye n'amafaranga yonyine hanyuma umusore agira gukita afungura ahangaha bisa nkaho yari afite akamoto yari yatsimbye ahangaha umusore ati iyi ntabwo ari limozine nyine atari ko nta kundi umukobwa ati ngiye n'ubundi za limozine sinzi kunda ariko hanyuma nta kindi cyabaye nyine umusore yagize gukita acikisha umukobwa nyine amukura aho ngaho nyine muri public cyangwa se hari abakameramani nyine amucikisha n'umugabo we hanyuma uko amwanya umugabo nawe yisaze yirukanka ku mukobwa uranga bisa nkaho ari umugore we nyine hanyuma umugore nawe ntabwo yigeze ahagarara ahubwo yise acika umugabo nyine yakomezanye n'aka gasore k'agakameramani nyine bahuriye hariya umukobwa agize gukiyurira akamoto k'umusore nyine baracika bava aho ngaho basiga umugabo we aho ngaho asiga umugabo we aho ngaho twabonye ari couple y'ibyamamare rwose nyine bisa nkaho ariko uyu mukobwa uranga cyangwa se umugore uranga rwose atishimiye umugabo uranga babanye nyine kubera fame cyangwa se ubwamamare nyine umugabo asigaye ambwira umugabo uriya musore ati shati ibi bintu muzabyicuza rwose hanyuma nta kindi cyabaye rero barakwereka tugaruka ku rundi ruhande wa musore yari ku rundi ruhande wa musore wacikishije umukobwa asa nkaho yari ageze mu rugo rwiwe nyine umusore ati derero ka nakaruri kanjye hanyuma bisa nkaho umusore yari acyuye umukobwa cyangwa se umugore w'abandi nyine mu rugo rwe umukobwa ati ntabwo nzi uburyo rwose nagushimiramo rwose iyo nza kuba mfite amafaranga menshi mba nguhaye sheke ukajya umusore ati ariko nakubwiye ati nahungiye ni rwose ngiye nta mafaranga yawe nkeneye ati kumva ati nta mafaranga yawe rwose nkeneye umukobwa ati okay ati niba nta mafaranga ukeneye se unyeneye iki unyeneyeho autographe unyeneye iki umusore ati nta kintu ngukeneyeho kugura ngo barikanze nyine ati ntabwo bishoboka ati buri wese hari ikintu abanyeneyeho hari ababanyeneyeho amafaranga hari ababanyeneyeho agafoto nyine ngo bamamare ati wowe igiciro cyawe ubundi ni ikihe umusore ati igiciro cyanjye nicyo uri gushaka koko ati rero mubwije ukuri rwose ngewe naje hariya kuri tapi rouge nyine gufata amafoto yawe nyine kugufotora ariko ntago nari nyine ubwiza bwawe nyine ntago ari bwo nari ndangamiye
ati ntekerezaga ko uburyo ugaragaramo hari ikintu gishobora kuba kibyihishe inyuma. Ati ubwo rero nashaka kumenya ngo ni iki cyaba cyihishe inyuma y'uburyo ugaragaramo. Umukobwa ati okay, ati none ndabyumva. Ati ndakeka ari wewe umuntu wa mbere ubashije kundeba ukanyitegereza ukamenya ko nyine hari ibintu biri inyuma ya kamera nyine, uje udakurikiye umubiri wanjye, ubwamamare bwanjye. Umugabo ati umusore uranga ati rero hano uratekanye rero, ati ushobora kuba wahaguma igihe cyose ushaka. Hanyuma na kindi cyabaye nyine umukobwa yahawe karibu mu rugo rw'umusore, sanga umusore rwose nta kindi kintu yashakaga nyine kuri uyu mukobwa nyine ngo ushaka kumwifatira amafoto no kwitegereza nyine uburyo umukobwa yitwaraga imbere ya kamera. Bisa nkaho nyine kuko umusore yaramwitegereje nyine abona ko uyu mukobwa nyuma hejuru y'ibyo nyine y'uburyo barimo arigaragaza nyine imbere ya kamera nyine hari ibindi bintu bitari byiza, cyangwa se hari ibindi bintu byihishe inyuma mu buzima bwe bw'inyuma ya kamera nyine. Ari byo umusore ngo yitegereje nyine agashaka akagira amatsiko yo gushaka kumenya ibyo ari byo. Nta kindi cyabaye rero umukobwa yagumye mu rugo rw'umusore nyine bagumana iminsi myinshi nyine. Umukobwa ageraho ngatangira no kumwisanzura rwose, ubona ko bisa nkaho umukobwa yatangiye no kwishimira no gukunda umusore uri ahangaha nyine. Hanyuma umusore nawe yakomereza guturimo twiwe nyine two gukamera nyine. Hanyuma umukobwa ati nditeguye. Umusore arahindukira aramwitegereza, umukobwa araseka. Umukobwa ati rwose wafata amafoto yose ushaka kumfata ati rwose. Umusore ati hoya rwose ntabwo niba gufata amafoto rwose. Ati sinshaka ko ari umuntu uzatekereza ko ndi kugukoresha. Umukobwa ati erega n'ubundi nta muntu ujya umbona nk'uko umbonamo. Umusore ati kubera iki se ubitekereza gutyo? Umukobwa ati uzi impamvu se? Ati ni ukubera ko nkunda. Hanyuma umusore wanga rwose ubona ko atuje rwose, umusore w'umufotogarafe cyangwa se w'umukamizi witabariye umukobwa. None byarangiye nyine abo bombi nyine bagiye mu rukundo cyangwa se bayobotse inzira yo gukundana nyine. Hanyuma na kindi cyabaye umukobwa yagiye ku rundi ruhande hamagara umusore uri ahangaha nyine ngo azamufate amafoto. Hanyuma na kindi cyabaye nyine umusore nawe yatangiye gukora akazi nyine yahamagariwe nyine, cyangwa se tangira gukora akazi kiwe ko gufotora umukobwa. Bisa nkaho umusore uranga rwose nta kindi yifuzaga ku mukobwa uranga nyine, ngo mu gihe abandi bose bazaga kuri uyu mukobwa bamushaka amafaranga cyangwa se ubwamamare cyangwa se icyo bise fame, ngo yitombore nyine umusore utaragiraga ikintu na kimwe amushakaho. Gusa ntabwo turamenya kuko niba uyu musore nawe agenzwa n'amahoro masa nyine cyangwa nta kindi ashaka kuri uyu mukobwa nyine. Hanyuma umukobwa yabwiye umusore ati uzi ko se rimwe na rimwe njye numva twahunga tukivira nkangaha. Umusore ati nanjye njye nifuza ko twavanga tukagenda tukajya ahantu kuri cyane. Ati tukajya ahantu kuri rwose abantu batazabasha kutubona. Umukobwa ati tukajya nka Yesu ubwo ngubwo. Umusore ati nyine tukajya nko kukirwa ahantu nyine tukagenda kure yangaha nyine. Ati tukagenda ngashaka akazi, ngashaka amafaranga, tugatangira ubuzima tukiberaho nyine ubuzima busanzwe nyine bw'abantu basanzwe. Umukobwa ati okay, ati nanjye n'ubundi ndimo ati n'undi nanjye niko mbishaka. Umusore ati uvuze ngo iki? Umukobwa ati nyine nanjye n'ubundi mbishaka nyine ko twahunga tukavanga nyine. Ati numva niteguye kujyana ahantu hari hose turi kumwe. Ati ikibazo nyine nuko ati nta pasiporo yanjye mfite ahangaha, ati isigaye mu rugo aho nabonaga na kiriya kigabo. Umusore ati ibintu byawe ndajya kubizana. Kubwo uranga barikanze ati hoya uramenye turamenye. Ati ntabwo wabikora, turi umugabo ni ikinyamaswa. Umusore ati ariko ntabwo natuma ngiye wiyangiza ubuzima bwawe rwose. Ati ibyo ntabwo nabyihanganira rwose. Ati ngiye kuhangana nawe nzana ibyangombwa byawe byose, nzana ibyawe byose. Umukobwa ati sheriti ntabwo wagenda rwose. Ati mbabara ati wigenda rwose. Umusore ati ngo sine kugenda. Ati rwose ntagiye ahubwo. Ati ariko humurana kugarukira sheriti rwose ndagusezeranya rwose. Ati ndagusezeranya ko ndi bukugarukire. Hanyuma nyine urabyumva nawe nta kindi cyabiye umusore yagize gutya asiga umukobwa aho ngaho ngajya kumushakira ibyangombwa byiwaho yabanaga n'uriya mugabo nyine. Umusore yafashe inzira yerekeza kuri mugabo twabonye w'icyamamare nyine, abantu bose kamera ziba abanyamakuru bose baba bahururiye nyine n'abakameramani bose nyine. Hanyuma tugaruka ku rundi ruhande rwa mugabo twabonye yaraje mu rugo rw'aba musore bisema yuko nyine sanga yaraje kureba umugore we nyine. Hanyuma umukobwa yarahagurutse ati urimo urakora icyano,
ntabwo tuzi ngo umusore byamugendekeye bite. Hanyuma umugabo agize gutya ahita afata amafoto y'uyu mukobwa yambaye ubusa ahita aho hasi nyine. Umugabo ati ambara vuba tuvanga tugende. Ati ibi bifoto bye by'ubugoryi wambaye ubusa ati wemikura umusore bigufotora kuko ngaje kwigurisha mu binyamakuru. Ati kuko nta nubwo wananshimira kubona muhagaritse. Kumbe umusore nawe ngo amafoto yafotoraga uyu mukobwa yambaye ubusa ngo yaragiye kuyagurisha mu kinyamakuru nyine. None ngo iki kigabo kimutangiriye mugabo ngo yamutangiriye mu nzira nyine ngo umusore atarayagurisha nyine ngare yamwaka yagarurira umukobwa nyine kuko gituye ati ntago bishoboka ati oya ati hoya ntago bishoboka. Kumbe wa musore wacu nawe twabonaga nyine haciye bugufi tuzi ko nyine nawe yaje agenzwa n'amahoro kuri uyu mukobwa nyine nawe ngo yamushakaga amafoto yambaye ubusa nyine ngo ajye kwegurisha mu binyamakuru. Umugabo ati rwose ahubwo vubanga ngiye kwita ntangaza ko tugiye gukora ubukwe. Umugore ati hoya ariko ati ibi bintu n'ubusazi rwose ati nawe urabizi ko ntagukunda rwose. Umugabo ati nyine uraza kwigira nkaho nkunda ati byose biragoye. Ati kubera ko aba producer baraza kudufasha nyine baraza kudutera inkunga baduha n'amafaranga menshi. Sanga umugabo uranga ari icyamamare cy'umuhanzi nyine ati kandi turaza kuba ibyamamare noneho kuko ajya gukita mujugunyira amafoto ati hoya ati nge ntabwo ndi imashini yawe y'amafaranga ati ntabwo turi bubikora ibyo bintu. Umugabo ati uramye utandakaza juri we tutandakaza juri kata kugura ngaba mwise juri kata. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umugabo agize gukita kuramo imyenda hano ati ambara imyenda yabusanzwe ubundi ndabona usa nk'umwanda rwose. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye umukobwa abonye ko umusore nawe yari yaje ahungira nyine nawe ngo yamugambaniye akamufata amafoto yambaye ubusanga azaje kuyagurisha nyine mu binyamakuru. Hanyuma muri uko nyine kindi cyabaye abangabo bombi bahise bahitamo nyine gusohoka nyine bagaruka imbere ya kamera nyine n'itangazamakuru baza kurya amafoto. Hanyuma ari n'abanyamakuru babaza juri nyine ngaho yarari. Hanyuma abangabo nyine bongeye gusohoka bigize nkaho bakundana nyine nkaho ari couple. Aba cameraman nako bakomeza gufotora nabo. Hanyuma umugabo uranga ati ako basore ati dukeneye akanya kacu katwenyine rwose. Ati vuba turaza kubatangariza amakuru akomeye cyane. Hanyuma muri kamwe nyuma umusore wacu bisema yuko yigize gutya itaza yirukanka bisa nk'uyu yanakomeretse. Bisa nkaho mu maso rwose afite ibintu by'ibikomere nyine. Hanyuma umusore kuna kamera na kamera ziwe naza afite nyine. Hanyuma umugabo ababwira abakameramani ati icyo kigo gini mutume kinjiramo hano. Hanyuma umukobwa nawe yitamanura rinete nyine yitegereza umusore uranga bisema yuko gusa nawe yarabibonye nyine ko umusore uranga bisema yuko nyine afite ibikomere nyine. Nawe atangira gukeka nyine ko agomba kuba ari icyabaye. Umukobwa ati wayakije nta hantu turi buze kujyana Mayiko. Umukobwa bisa nk'aho yahinduye ibitekerezo nyine ahakanira Mayiko nyine ko hari ikintu bari buze kongera gukorana nyine. Kigabo kiranga kitisha uri umukobwa mwiza cyane rwose. Hanyuma kigabo kiti rero basore ati hari amakuru meza agiye kuza akomeye cyane. Hanyuma muri ukamwe umugabo agira gukita igikapu cy'umusore hasi. Umukobwa yitegereje abona mu gikapu cy'umugabo yari afite harimo kamera. Umukobwa ati iki ni ikishiri. Umugabo yitegereje neza. Umukobwa ati iyi ntabwo ari kamera Mayiko. Ati uwo mwibye kamera urangije ibi bintu byose urabipanga kugira ngo uze kumuneranyaho nawe. Hanyuma ukamwe umukobwa yise abona ko ikigabo cyari cyafashe Mayiko nyine kiramukubita kimwakana kamera kirangije kitegura bira byose nyine kumubeshya nyine ko umusore yamufashe amafoto nyine yambaye ubusa akajya kuyagurisha mu binyamakuru. Umukobwa yise agaruka ku rundi ruhande yaza gushaka wa musore wacu bise Mayiko nyine. Umukobwa ati ntabwo nzi impamvu nizeye kira kigabo cyanjye rwose. Ati narakubwiye ati ntunsige none ndebera. Umusore atari ko nakubwiye ko nzakugarukira. Ati kandi iteka ryose nzabura nkugarukira. Ati iryo sezerano naguhaye koko. Hanyuma bisa nk'aba cameraman bose ari bahindukiye baza kwifotorera umusore n'umukobwa barangaha. Kigabo kiti mumfotorere bati mumfotorere ningi mu cyamamare kiranga. Hanyuma bisa nk'abanyamakuru baranga cyangwa se abakameramani bari baranga nyine bari bakuye kamera ku kigabo kiranga nyine banze kugifotora. Hanyuma cameraman abakamizi bose n'abanyamakuru bose bahise bafata kamera zose nyine bazitunga ku musore n'umukobwa bari ahangaha. Hanyuma inkuru y'urukundo rwa bombi ya Mayiko n'umukobwa wacu bisi Jura akaba ari ubukunguko nyine yaje kugenda nyine ngo bakomeza kubana tukora subscribe like share na comment wakoze cyane.